Ese burya wari uzi ko virusi ya sida iyo umaze igihe gito uyanduye hari ibimenyetso ugenda ugaragaza? Burya virusi ya sida, virusi itera indwara ya sida, burya hari ibimenyetso bigenda bigaragara ku muntu umaze igihe gito yanduye. Guhera ku byumweru 2 kugeza ku byumweru 12, burya hari ibimenyetso agenda agaragaza. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turakubwira ibimenyetso bigera ku 10 byagaragaza ko umaze igihe gito wanduye, niba uri umugabo cyangwa se umusore. By'umwihariko nyine turibanda ku gitsina gabo. Hari ikindi kiganiro kirambuye twakoze ku gitsina gore bishobora kugaragaza ko umugore cyangwa se umukobwa amaze igihe gito yanduye. Ndetse n'ibimenyetso ahanini bifitanye isano n'uburyo umubiri witwara bijyanye no kuba waranduye cyangwa se umaze kwandura agakoko gatera sida. Muri rusange rero virusi ya sida cyangwa se virusi itera indwara ya sida hari ibimenyetso igenda igaragaza mu gihe igeze mu mubiri. Ndetse burya ni virusi ishegesha umubiri, ya yindi igenda ishegesha abasirikare b'umubiri bagacika intege. Ndetse akaba ari nayo mpamvu yitwa virusi igenda ica neza intege umubiri. Iyo rero umaze kwandura itangira gubyuka ndetse no kuba nyinshi zikororoka imbere mu mubiri, ari nabwo zigenda zica intege umubiri wacu. Burya hari ibimenyetso bagenda bahuriraho nk'uko bigaragazwa n'inyandiko zitandukanye ndetse n'abashakashatsi batandukanye bagaragaza ko burya umugabo cyangwa se umusore umaze igihe gito yanduye hari ibimenyetso agenda agaragaza. Ikimenyetso cya mbere umugabo cyangwa se umusore umaze igihe gito yanduye agira ni ukugira umuriro cyangwa se ikimenyetso cy'umuriro. Kugira umuriro ni ikimenyetso cya mbere cy'uko umaze igihe gito wanduye. Ndetse hano kiza ku byumweru 2, gishobora no kuza mbere ho igihe gito umaze igihe gito wanduye cyangwa se ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ugahita wandura, cyangwa se hari ikintu cyagukomerekeje ukaba wanduye. Ushobora kubibona mu byumweru 2. Ugira ibimenyetso by'umubiri ariko umuriro, ugira ibimenyetso by'umuriro ariko umuriro utari mwinshi, utarengeje dogere 38.5 dogere Celsius, nibwo umuriro nyine upimwamo. Ibyo bigakorwa cyangwa se bikaba ari nk'igisubizo kuri sisiteme immunitaire y'umubiri kugira ngo ihangane n'iyo virusi. Cyane cyane ku mugabo cyangwa se umusore umaze igihe gito yanduye ashobora kugira ibindi bimenyetso birimo nko kubira ibyuya mu ijoro agatutubikana. Icyo gihe nabwo ni umuriro uba uzamuka, ariko bikagaragazwa no kuba nyine abira ibyuya mu ijoro mu gihe aryamye. Bishobora no gutuma nyine umugabo cyangwa se umusore umaze igihe gito yanduye agira ibindi bimenyetso biza biherekeje wa muriro, birimo kugira ibimenyetso bimeze nk'iby'ibicurane. Ukagira ibimenyetso bimeze nk'iby'ibicurane, ariko burya ni ibimenyetso bigaragaza ko umaze igihe gito wanduye kitarenze ibyumweru 2 rwose. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kugaragara ku musore cyangwa se umugabo umaze igihe gito yanduye ni ukugira umunaniro ukabije. Burya umunaniro ukabije bishobora kuba ikimenyetso cya virusi ya sida ko yageze mu mubiri wawe. Ndetse ibi nanone nabyo biba nka inflammatory response kuri ya virusi, cyangwa se nk'igisubizo kuri ya virusi umubiri wacu ugaragaza. Ibyo rero bigenda bica intege umubiri, bigatuma usa naho imbaraga z'umubiri zisa naho umubiri wacu zikoresha. Nibyo bituma nyine wumva nta gatege, nta kabaraga, ndetse ukumva wacitse intege, yewe kumva n'akazi karimo kukugora cyangwa se urimo gusinzira ari no ku manywa kandi wagakwiye kuba urimo gukora. Ikimenyetso cya gatatu gishobora kugaragaza ko umugabo cyangwa se umusore amaze igihe gito yanduye ni ukubyimba mu mayasha cyangwa se kuzana itakara, hari n'ababyita gutyo. Nabyo iba ari sisiteme immunitaire irimo gusubiza bitewe n'udukoko cyangwa se virusi za sida zinjiye mu mubiri wawe. Iyo agakoko gatera sida kinjiye mu mubiri gatuma sisiteme yitwa lymphatic system itangira gukora, kubera ko rino nini igira uruhare runini mu kurema cyangwa se mu gukuza abasirikare b'umubiri. Mu gusubiza rero bituma ya sisiteme igenda ibyimba cyangwa se ikagira ibibazo, kubera ko nyine virusi ya sida ntabwo abasirikare b'umubiri babasha kuyihangara neza ngo babashe kuyitsinda.
bituma ushobora kugira utumenyetso turimo nko kubyimba mu mayasha, ukumva harimo utuntu dusa naho tubyimbye kandi tukurya. Uzumve nka cya gihe uba ugiye kurwara cyangwa se warwaye, hari igihe ubyimba mu mayasha, cyane cyane nk'indwara z'umuriro. Nanone bishobora kugaragara nko ku ijosi, ukumva agana ku ijosi hari akantu karimo kameze nk'akabyimbye twitwa na lymph nodes, dusa naho twabyimbye. Bishobora no kugaragara mu kwaha cyangwa se muri groin. Kubyimba mu mayasha cyangwa se kubyimba lymph nodes ni ikimenyetso kigaragaza ko ahanini ushobora kuba umaze igihe gito wanduye, ndetse ahanini biba bigaragaza ko abasirikare b'umubiri wawe bari mu ntambara, bafite stress rwose, bari mu ntambara barimo kwirwanaho. Ikimenyetso cya kane gishobora kugaragaza ko umusore cyangwa se umugabo amaze igihe gito yanduye, ni uko ashobora kuzana uduheri twinshi k'umubiri we. Iki nacyo ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko virusi za sida zinjiye mu mubiri wawe. Utwo duheri tuza dusa n'umutuku, tudyaryata, ndetse tukaba tumeze nk'utuntu turi flat turi ku mubiri wawe. Dukunze kuza mu maso, mu gituza, ku biganza ndetse no ku birenge. Ariko utu tumenyetso ahanini dushobora kwitiranywa n'ubundi burwayi, cyane cyane ufata nk'uruhu, cyane cyane nk'ubwitwa eczema. Ariko twonyine usanga dusa n'umutuku kandi ukumva wadushima turimo no kukuryaryata. Iki nacyo ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko maze igihe gito wanduye. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kugaragaza ko umugabo cyangwa se umusore amaze igihe gito yanduye, ni ukumira akababara cyangwa se bwa burwayi bwo kumira akababara. Ibi nanone bishobora kugaragaza ko ari sinye y'uko virusi za sida zinjiye mu mubiri wawe. Ndetse ahanini umugabo cyangwa se umusore ashobora kugira ibibazo byo kumira akababara, akamera nyine nk'uwa muntu warwaye bwa burwayi bwo mu muhogo umuntu amira akababara, cyangwa se nk'indwara z'ibicurane. Kino gihe ntabwo ibimenyetso, iyo ufite bino bimenyetso ahanini byo kumira ukababara, ufata imiti ukabona rwose nta kintu iri kumara, ukabona nta kintu iri kukumarira, nta kamaro kayo, muri make usa naho itari kukuvura. Iki rero iyo ari ubundi burwayi nka tonsillitis, ho ufata imiti ukabona birimo gukira. Iyo rero urimo kunywa imiti ntibikire, burya ahanini iba ari virusi ya sida, biba ari ikimenyetso kigaragaza ko maze igihe gito wanduye. Ikimenyetso cya gatandatu gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye, niba uri umusore cyangwa se umugabo, ni ukuribwa umutwe, cyangwa se ukaba ushobora no kuribwa imikaya, umubiri wose ukumva ukubabaza, imikaya rwose yose y'umubiri ukumva ikubabaza. Hano umugabo cyangwa se umusore ashobora kugira ububabare busa naho ari ubw'ingingo zose, ari umubiri wose, akumva umubiri we wose usa naho umubabaza, cyangwa se umubiri we wose usa naho utonekara. Hakiyongeraho kuba aribwa mu umutwe, ndetse akaba ashobora no kumva imikaya ye isa naho ikomeye, cyangwa se yagize ibyitwa stiffness. Iki ni ikimenyetso ahanini kigaragaza ko umubiri wawe wagize ibibazo bya inflammation mu mubiri wose, byatewe no kuba umubiri wawe urimo kurwana na virusi kugira ngo barebe ko wazitsinda uzisohore. Umuntu ashobora no kuribwa mu mavi cyangwa se mu ngingo, akumva nyine ahanini yakora n'ibikorwa bitandukanye nko kugenda n'amaguru, kuzamuka mu esikariye, akumva mu mavi harimo kumuryaryata cyangwa se harimo kuryoherera. Ikimenyetso cya karindwi gishobora kwereka umugabo cyangwa se umusore ko amaze igihe gito yanduye, ni ukugira iseseme, kuruka, ndetse akaba ashobora no kugira ibibazo bya diyari. Cyane cyane ni ibimenyetso birimo kuruka, kugira iseseme, rimwe na rimwe akaba ashobora no kugira akadiyari. Iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko umaze igihe gito wanduye. Ndetse bino bimenyetso ntukuza bisuzugure, ahanini usanga nyine iyi virusi igenda igaragaza ibimenyetso ku buryo ushobora no kugira ngo ni nk'ibiryo wariye byanduye cyangwa se bihumanye, ariko burya ni virusi ya sida iba igaragaza ibimenyetso. Ndetse burya nabwo ukwiye gutekereza kabiri niba umaze igihe gito ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikimenyetso cya munani gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye, niba uri umugabo cyangwa se umusore, ni ugutakaza ibiro. Hano utakaza ibiro rwose mu buryo ushobora gutakaza ibiro nk'10% by'ibiro byawe, ndetse ukabona ibiro uri kubitakaza vuba mu buryo bwihuse, yewe kandi nta buryo bw'imibereho wahinduye, wakomeje kurya ibyo waryaga, nta bintu bidasanzwe urimo gukora, nta bintu biguhangayikishije, ariko ukabona urimo kunanuka no gutakaza ibiro.
Iki ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba waranduye, ariko gishobora no kuba ikimenyetso cy'indwara y'igituntu. Niyo mpamvu rero udakwiye kukirenza amaso cyangwa se ngo ugisuzugure. Niba urimo gutakaza ibiro nta mpamvu ukeka, burya ukwiye kwisuzumisha ukamenya impamvu yabyo. Iki ni ikimenyetso gishobora kuza vuba cyangwa se kigatinda bitewe n'umubiri wawe, uburyo urwana n'izi virusi ndetse n'ubushobozi ufite mu guhangana na virusi za sida, cyangwa se abasirikare b'umubiri bawe uburyo bafite ubushobozi bwo guhangana nayo. Ikimenyetso cya 9 gishobora kugaragaza ko maze igihe gito wanduye ni ukuzana ubugendakanwa. Burya musore cyangwa se umugabo, niba ugize ibibazo by'ubugendakanwa, burya uzatekereze kabiri. Ubugendakanwa ni ikimenyetso kigaragaza ko iminito yawe iri hasi, cyangwa se abasirikare b'umubiri wawe bacitse intege. Hano uzana ibintu ku rurimi bisa n'umweru, cyangwa se ibintu by'ibisebe mu kanwa, cyangwa bwa bugendakanwa nk'ubw'abana imbere mu kanwa. Kino ni ikimenyetso rwose kigaragaza ko ufite iminite nkeya, cyangwa se abasirikare b'umubiri wawe bacitse intege. Kubera iki? Burya biragoye ko umuntu w'umusore cyangwa se w'umugabo ufite imbaraga, ufite ubuzima bwiza, yagira kino kimenyetso. Ni ikimenyetso ahanini gishobora kugaragara ku bana, burya bafite iminite iri nkeya. Ku bagore batwite bigaragaza nyine ko bacitse intege, cyangwa se abantu bafite uburwayi budakira nk'amakanseri. Ariko niba nta bundi burwayi rusanzwe ufite, ukabona wagize ubugendakanwa, kubera iki? Uzatekereze ku ndwara ya sida. Birashoboka rwose ko umaze igihe gito wanduye, hanyuma abasirikare b'umubiri wawe bakaba baracitse intege bitewe n'uburyo virusi irimo kwiyongera mu mubiri wawe, ugasanga nyine wagize ibibazo by'ubugendakanwa. Ikimenyetso cya 10 gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye, niba uri umugabo cyangwa se umusore, ni ukubibasirwa n'ama-infection atandukanye, ukabona rwose uburwayi burimo kugusimburanaho, cyangwa se uburwayi burimo kukwibasira ukarwaragurika kenshi. Iyo rero burya HIV cyangwa se virusi ya sida zirimo kororoka, zigenda zica intege ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Hanyuma rero burya ku bagabo bashobora kugira ibibazo birimo kurwaragurika, cyangwa se kwibasirwa n'ama-infection atandukanye, nk'ama-infection afata mu nzira z'ubuhumekero, afata mu nzira z'inkari, ndetse n'izindi nyinshi cyane, ukabona nyine arimo guhora arwaye. Ibyo rero nabyo bigaragaza ko abasirikare b'umubiri wawe bacitse intege, kimwe na kiriya kimenyetso cy'ubugendakanwa. Niyo mpamvu rero ukwiye kwisuzumisha ukamenya nyine niba utaranduye, cyangwa se wa muntu muheruka guhura niba atarakwanduje. Ni ukubera iki rero ukwiye kwisuzumisha ndetse no kutarenza amaso bino bimenyetso mu gihe wabibonye? Impamvu rero twahisemo kukubwira bino bimenyetso bigera ku 10 bishobora kugaragaza ko maze igihe gito wanduye, ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo utangiye imiti hakiri kare, haba hari amahirwe menshi ko ya virusi ya sida ubana nayo igihe kirekire, kandi nta ngaruka iguteye, cyangwa se nta bindi bibazo igusigiye. Kugeza uyu munsi hari imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, ndetse ikagaca intege ku buryo gashobora no kugera ku rwego kadashobora gupimwa mu maraso mu gihe ufata imiti neza, kandi mu gihe ufite adherence neza ku miti. Ariko ntabwo bisobanuye ko uba utanduza, cyangwa se iba utagira ibindi bibazo ishobora kugutera. Gusa ntabwo bisobanuye nyine ko ushobora kwijandika mu mibonano mpuzabitsina ngo ntabwo uri bwanduze, no mu gihe yaba za virusi ziri undetectable mu mubiri wawe. Nanone burya iyo ufata imiti neza, amahirwe yo kwanduza aragabanuka, cyangwa se amahirwe yo kuba wakwanduza umupatina wawe aragabanuka. Nanone burya iyo watangiye imiti kare, haba hari amahirwe menshi yo kuramba, yewe no kugeza igihe urusanzwe uzasazira, cyangwa se uruzapfira. Iyo rero ubonye bimwe mu bimenyetso twakubwiye, ni byiza ko wajya kwa muganga, cyangwa se ugakora agatesite muri farumasi ikwegereye ukipima. Dore ko burya hari udutesite dutandukanye, hari udukoresha amaraso, hari udukoresha nka kariya kagoro kwiki gakoresha amacandwe gusa, ukuba kwishinya bitanasaba kunababara. Rwose uburyo butandukanye bwo kumenya uburyo uhagaze burahari. Ubundi mu buryo bwiza wakwipimishije sida buri mezi 3, kubera ko mu mezi 3 nibwo abahanga bagaragaza ko byibuze ari bwigaragara mu maraso. Ariko ubuvuzi bugenda butera imbere, ndetse n'amatesite yevaluwa hari n'abashobora kubigaragaza ku byumweru 2. Byibuze niba ubonye bimwe muri ibimenyetso twakubwiye, gura agatesite gasanzwe wipime, hanyuma uzongere kwipima hashize nk'amezi 2 cyangwa 3. Kandi muri icyo gihe ni byiza ko wakoresha agakingirizo mu gihe urimo gutera akabariro. Nanone burya twavuze ko wahora wipima byibuze buri mezi 3, ukamenya ni uko uhagaze, ndetse ukamenya n'imyitwarire ugomba kugira.
Mu gihe wumva wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi utizeye umuntu mwayikoranye, hari imiti burya kwa muganga batanga ikurinda kwandura yitwa PrEP cyangwa se Pre-Exposure Prophylaxis. Ni imiti ishobora gutangwa kwa muganga bidasabye ko rwose batanagusabye ibintu byinshi. Wowe uragenda ukavuga ko wagize icyo kibazo, hari ibintu bimwe na bimwe bagusobanurira n'ibyo bagusaba, hanyuma rero bakakuvura cyangwa se bakakurinda bakaguha iyo miti nta kibazo, ukitahira rwose ukanywa iminsi 28 umeze neza. Nanone burya ni byiza kwirinda gusangira ibikoresho bikomeretsanya cyangwa se kubitizanya, twavuga nk'inshinge, insindano ndetse n'ibindi. Kumenyera ibimenyetso bya HIV hakiri kare ni ingenzi cyane, ari niyo mpamvu twahisemo kubikubwira, kuko bizatuma ubasha kumenya uburyo wikurikirana ndetse ubasha no kumenya uburyo ubasha gufata ingamba nshya zikurinda kwandura cyangwa se zikurinda kwanduza abandi, ndetse zinatuma ubasha kubaho no kubana n'ubwandu mu gihe wasanze wari ubufite. Muri rusange rero burya tugira abantu inama yo gukoresha agakingirizo mu gihe ugiye kuryamana n'umuntu wese utari umufasha wawe cyangwa se utazi uburyo ahagaze. Mu gihe cyose wumva wakoze imibonano mpuzabitsina bigutunguye, jya ujya kwa muganga. Twavuze ko hari imiti bashobora kugutabarisha rwose ukagira ubuzima bwiza kandi ikakurinda kugira ikindi kibazo. Ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Ari nabwo bwa mbere nanone ugeze kuri channel, wanakwandika muri comment ukabitubwira. Hanyuma ufite igitekerezo, inyunganizi ndetse n'ikindi cyose wifuza kutubaza cyangwa se kudusobanuza, nimero yacu aho ngaho kuri channel description. Ndetse nanone burya ushobora no kutwandikira. Dukunda abatwandikira, dukunda abatuvugisha, abadutera courage.